Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri wa gatandatu cy'umwaka cya 15 mu byumweru bisanzwe, tariki 19 Nyakanga 2025. Dore amasomo ngiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'imuka Misiri, umutwe wa 12 umurongo 32 kugeza ku 42. Muri iyo minsi Abayisiraheli bagaruka i Ramusesi berekeza Sikoti, bagenda ari abagabo nk'ibihumbi 600 utabariyemo abagore n'abana. Byongeye hari ikivange cy'abantu b'impunzi baturutse hirya no hino, bazamukana nabo hamwe n'amashyo yabo menshi y'intama n'inka. Icyanga cy'imigati bari bavanye mu Misiri baracyotsa, kivamo udushere tw'imigati idasembuye, kuko cyari kitaraganya gututumba igihe birukanwaga mu Misiri huti. Bagiye ubudatindiganya ndetse badateguye n'impamba. Abayisiraheli bamaze imyaka 430 mu Misiri. Iyo myaka yose imaze gushira, kuri uwo munsi nyine imbaga y'Uhoraho yose isohoka mu gihugu cya Misiri. Ryabaye ijoro ryo gutaramira Uhoraho igihe abavanye mu Misiri. Kuva ubwo iryo joro nyine Abayisiraheli barigenera Uhoraho, maze buri mwaka bakarikoramo igitaramo uko ibihe bigenda bisimburana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 136, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Nimushimire Uhoraho kuko ari umugwaneza, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Niwe watwibutse igihe twari ducishijwe bugufi, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Maze atogobotora abanzi bacu, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Niwe washegeshe Misiri yica uburiza bwayo, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Maze ahavana Abayisiraheli, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Abigiranye ububasha n'ukuboko kureze, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Niwe wasatuyemo kabiri inyanja y'urufunzo, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Maze ayinyuzamo Abayisiraheli, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Ayirohamo Farawo n'ingabo ze, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 12 umurongo wa 14 kugeza ku 21. Muri icyo gihe abafarizayi basohotse bajya inama yo gushaka uko bicisha Yezu. Yezu abimenye ava aho hantu. Abantu benshi baramukurikira, nuko arabakiza bose, kandi arabihanangiriza ngo boye kumwamamaza. Bityo huzuzwa ibyavuzwe n'umuhanuzi Izayi ngo, dore umugaragu wanjye nitoreye, inkoramutima yanjye natonesheje rwose. Nzamushyiraho roho wanjye, nawe azamenyeshe abanyamahanga ukuri. Ntazatongana, ntazasakuza, nta n'uzumva ijwi rye mu makoraniro. Ntavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumbi icyaka. Azakomeza ukuri kuzarinde gutsinda. Abanyamahanga bazizera izina rye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani, tuje imbere y'ubwiza bwawe, turasabira abantu bose bari kure yawe, cyane cyane ababisha, abagome, abateza intambara, abateza imidugararo, abateza akavuyo akajagari muri sosiyete zacu n'ahandi hose tuba, bakabuza abandi amahoro n'amahwemo. Dusabye imbabazi aho twagiye tubanira bagenzi bacu nabi uko bidakwiye, aho twagiye tugira ubugome, ishyari n'ibindi byose twateje bitari byiza imbere y'ubwiza bwawe Nyagasani. Abo tubana tukabahungeta, abo tubana tukabirukana, kandi Nyagasani wo twakira buri munsi. Aka kanya natwe tuje imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo wongere utwakire, wongere utugarurire icyizere twari twarataye, maze Nyagasani twegutana, ahubwo tuzi wawe, duhavoma amahoro, duhavoma ibyishimo, duhavoma ubutabera, duhavoma ihumure nyakuri buri munsi. Amen. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ugira icyo uhindukaho mu buzima bwawe. Niba ari kibi ukijugunye, niba kandi hari icyiza Nyagasani akubwiye ugomba kwimiriza imbere bitewe n'ijambo akubwiye, gikomeze. Komeza utera imbere mu byiza, mu mico myiza, w'umuntu mwiza.
abayoboke b'Imana nimugire amahoro. Amasomo kintu yacu duteguriye araduha kuzirikana ku ijambo ubugwaneza. Umuntu utagira neza akora iki? Birumvikana umuntu utagira neza nawe ushatse wamuha indi nyito, ariko umuntu utagira neza akesha inyene n'umugira nabi n'umugome. Uyu munsi uza kongera urebe urubori rwose rw'ubugome rwawe rwihishe iwawe. Germe de méchanceté. Ubundi uyegeze ku ruhande, uyirinde, uyirandure, kugira ngo Nyagasani umugira neza w'ukuri, ukora neza ibihambaye, ibishimishije buri gihe, nawe nanjye adufashe kugira ngo tumukurikire kandi tumukurikize buri munsi. Gukora neza, kuba abagwa neza buri gihe, aho kuba bagira nabi, aho kuba abagome n'abandi bose bakora nabi. Aya magambo araza guturanga ubugome ndetse n'ubugwa neza. Uze kureba uruhande uherereyeho, ese mu mico yawe uri umugome cyangwa uri umugwaneza? Byaba bikumara iki se kumva ijambo ry'Imana rya buri munsi ugakomeza kuba umugome, ugakomeza kuba umubisha, ugakomeza kuba indyarya n'ubundi bwoko bw'ibi byose? Reka natwe twinyenye Nyagasani tuze kujya ku ruhande rwe rw'ubugira neza, ubufatanye, imico myiza, maze natwe tugende neza mu nzira z'Imana. Ubugwa neza n'ubugome uri hehe muri ibyo bice uko ari bibiri? Amasomo turi kuzirikana hagaragayemo n'ubwoko bw'abo bantu. Ubwo hari igice cy'abagome, harimo Farawo wa wundi utsindagira agatsikamira Abayisiraheli ndetse n'Abanyamisiri. Ntitwabura gushyiramo abigisha amategeko n'Abafarisayi bari gushaka kwicisha Yezu. Abo bose bari ku ruhande rw'abagome, ababisha, abagira nabi. Hano uruhande rwiza, uruhande rwiza ruriho Imana ije gutabara Abayisiraheli, ruriho Yezu uje gukiza, akagira neza abatumweho, akagira neza abamugana bose. Yezu wa wundi ugira neza, akirinda ubugome, akirinda guhutaza, agatanga icyizere buri gihe. Iyo niyo ncamake dukomeza twumva muri ano masomo. Nawe ukomeze ufashwe n'iri somo ry'uno munsi, uze kurandura urubori rwose rw'ubugome rwaba ruri iwawe. Nawe umuntu mwiza, kuko ijambo ry'Imana ari riduhindura buri munsi. Nuza gusanga nawe uri mu bare w'abahindanye bakadukira ibikorwa by'umwijima, ubugome, nawe uze gushyira hejuru uti Yezu ndatsinzwe, hasigaye umpa inema yo guhinduka, kugororokera, maze nkwerekeraho Nyagasani. Isomo rya mbere twazirikanye yo mu gitabo cy'imuka Misiri, kuzirikana urugero rw'Abayisiraheli bari kujya mu gihugu cya Kanahani, bahunze umubisha Farawo wawundi batsikamiye. Twumvise uburyo bahagurutse bakagenda huti huti. Kubera iki? Tinya ubugome bwa Farawo. Muri ino si hari abantu bagihungeta abandi, hari abantu bahereza abandi mu buhungiro, hari ababisha, hari abagome bakiri gushaka, badashaka guturana n'abandi. Buri gihe ugahoza mugenzi wawe mu maguru ati mva iruhande sinzongera gukubona. Uburyo bwose wakoresha, ari imvugo yawe mbi, ari ingiro yawe mbi, ari imihoro wakoresha, kandi Nyagasani yaraguhaye amahoro. Wowe cyawe ukaba uri kugura imihoro kugira ngo uzahungishe bagenzi bawe bakuve mu maso. Iri somo riza kongera kugufasha kureba niba nta bantu ujya uhutaza, bakaba bari kurya ariko uri kubahutaza, bakaba bari kurya ariko bavuga bati uyu afite umuhoro, uyagiye gutwica, kandi Imana yaraguhaye amahoro. Yaheho n'abandi. Nyagasani ankuremo ubugome bwose mfite, yandi bituma ndashobora kubana n'abandi neza uko bikwiye. Nanjye nawe dufate intego yo kuba abagwa neza buri gihe, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Iyo niyo ntero muri ibyo Zaburi no munsi, aho atwerekeza kuri urwo rugendo Abayisiraheli bakora kubera Imana ibakunda. Nuko imigambi ya Farawo Imana ikayizitira. Bitwibutsa ko amaherezo y'umugome ari urupfu, ari igihano, ari uguhomba no guhomboka bitabuze. Naho amaherezo y'umuntu yenda mu nzira z'Imana, wamugwa neza, bwabugwa neza, wamugira neza, amaherezo ahembwa asoze neza, kuko amaherezo ukuri kuzatsinda. Ivanjiri y'uno munsi iratwereka Yezu uri kwigisha, uri gukora neza, ariko Abafarisayo n'abigisha amategeko bakamuzira, ngo nibwo bacuza umugambi wo kumufatisha ngo bamwicishe. Uhigahiga Yezu. Duhigahiga Yezu ryari? Duhigahiga Yezu gihe turi abanyamaboko, abantu twigize bakomeye, babandi batikoraho. Nuko rero
babandi bene ngofero abuzukuru ba Bushati tugatangira tukabahungeta kubera amafaranga dufite, kubera ibyubahiro dufite, ubutegetsi dufite, akazi dufite, ibyubahiro byose nuko rero tukabibarundaho tukabatsikamira tukabagira nabi. La violence. Yezu avuga umuhanuzi Izayi aratubwira ibintu bibiri biranga intora y'Imana, biranga umugwaneza. Icyambere ngo ntazavuna urubingo rwarabiranye. Ibi birerekeza ku ijambo bita mu Gifaransa la non violence, kutishisha isazi inyundo, kudahonyora, kutagira nabi, kwitwararika ndetse no koroherana. Ikimenyetso cya kabiri kizamuranga ntazaze imifumba icyaka. Ibirerekeza nanone mu yindi mvugo gutera icyizere, kugarura icyizere ahantu hari hagiye kuzima kubera abagome babisha, nuko umugira neza uri mu ishusho ya Yezu akaza akora neza, agarura icyizere, agarura urumuri, adahutaza, akaza agira ngo abantu babone amahoro. Hari umuhoro agahazana amahoro, kudatsikamira abandi, kuba umunyamahoro. Uze kureba nawe uno munsi igice uherereyemo, ese uri umunyamahoro cyangwa uri umunyamuhoro? Ibaze nanjye nibaze. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa yagiye ku mujyanama roho, nuko amubwira ubuzima yanyuzemo, urugendo rurerure yakoze kugira ngo abageze aho ngaho nyine. Maze aratangira aramubwira ati, ndi umwana w'imfubyi, iwacu badusize insigaro ngirera barumuna banjye, nuko mbonye bitanshobokeye gukomeza mbarera, ubwo nanimo niga mfata icyemezo cyo ngiye kuva mu ishuri, dore ko nta n'amafaranga nabonaga y'ishuri kugira ngo nkomeze ndere bagenzi banjye. Nuko mbavuye mu ishuri ntyo kubera ikibazo cy'ubukene amafaranga. Ubwo ndakugendera bwa kabiri njya gusaba akazi ku mukire kugira ngo nshobore gutunga bene wacu maze babeho. Nuko ngeze muri rwa rugo rwa wa mukire, ntihaciye kabiri atangira kumfata ku ngufu, aratangira ati turyamane, arambohohotera. Bigeze aho ngaho kubera ko numvaga nyine nta kundi nabigenza, andimo n'amafaranga niyo naje no gukorera, igihe cyaje kugira ntwarinda ampa amafaranga yo kwikuramo. Arongera n'ubundi gihe cya kabiri nanone ndongera ntwarindi, nanone amafaranga yo kwikuramo, ndetse n'iya gatatu nayo ampa amafaranga yo kwikuramo. Yashobora kumpa amafaranga yo gukuramo inda, ariko ntagire andi yanyongeraho, ntagire amafaranga yandi yamba. Ayo gukuramo inda yo ntago yaburaga. Nuko igihe cyaje kugira numvise ndambiwe n'ibyo bintu, numvise shavuye, mbuze uko nabigenza, mfata icyemezo ndamusezera, ndamubwira nti ubu ngubu ibingi ndabisezereye, sizongera kubisubira, ndihanye, ubu ngubu sinzabisubira na rimwe. Igihe kirekire umaze umfata ku ngufu, unsambanya, ubu ngubu sinzabisubira, ubu ndihanye sinzabisubira. Nuko numvise atangiye kubyanga, atangiye no kumfatira, ndamubwira nti nisubiriye iwacu, ahasigana gusaba ko ampereza amafaranga yanjye yose nakoreye nyuma y'imyaka 3, ubundi nisubirira iwacu nkomeze ndere barumuna banjye. Yumvise ko ngiye kugisubira iwacu, afata icyemezo cyo kujya kumfungisha. Ya mafaranga nakoreye imyaka 3 yose, wa mushana nakoreye imyaka 3 yose ntayabaye kimpa, agafata icyemezo cyo kujya kumfungisha. Ari ubuzima bwanjye yarabwangije, ari umushara wanjye yanze kumba, none angeretseho icyaha cyuko namwibye amafaranga, niyo mpamvu agiye kumfungisha ngo naramwibye. Nuko abanyamutekano baje kumfata, nibwo nyine nacitse. Ubu nibwo mbonye ahangaha iwawe nje guhahungira, kuko amfashe yahita nyica, yahita ndangiza, ari kumpiga kugira ngo nambona amfungishe, kunyica bitabuze. None rero ngira inama. Nuko amujyanama roho areba hirya areba hino, abona icyo kibazo kimurenze, arebye patro we abona ari wawe ndi muvuga ari kijyana, mbese nta kindi kintu bamukoraho muri ako karere. Nuko mu gihe yatangiye agira inama wa mwana aratangira ararira, na n'ubu aracyari kuboroga. Ubuzima bwarabwangije, amafaranga arayabuze, bamugeretseho ibyo bibazo byose, ahindutse igisambo, rubebe, umujura. Wamujyanama aracyakomeje kugenda muhoza. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Uyu mwana wamugiriye ihe nama. Mu buzima busanzwe hari igihe duhura n'ibibazo tukabona neza ibisubizo. Andi igihe ujya kurega umuntu ugasanga ari uri kuregeraho, uregera ari uri kurega. Mu buzima busanzwe duhura n'ibibazo byinshi cyane, rimwe na rimwe ukibaza ngo harya
amaherezo y'abagome ntayahe? Tugafata imanza za bagenzi bacu tukazinyweraho amazi, tukazimeramo amafaranga, urubanza rukabura gica. Ngubwo ubugome muri ino si, aho ushaka kuzasanga kuri ino si bishobora no kuzarangira utararenganurwa. Ariko humura Nyagasani, inzira ze ni ndakemwa, inzira ze ni nyakuri, inzira ze ni ukuri n'ubugingo. Nurenganywa, niba kugira nabi, uzishyire mu biganza by'Imana, ubundi ureke Nyagasani aze kugutabara, kandi nawe ufata icyemezo cyo kuzindukwa n'ingeso mbi, zazindi zidushikamira, zazindi zikujyana mu bucakara bwa Misiri. Ubwo bucakara bwose bwa Misiri, umunsi wabusezereye, birumvikana uzahura n'ibibazo, ariko humura, uri mu nzira nziza. Kongera turebe abantu bose bari mu nzira za Misiri, ubucakara bw'ikibi, ubucakara bwa Misiri, batsikamiwe n'icyaha, ingeso mbi, zazindi zibari ku mutwe, ku mutima, zazindi zibakikije. Nuko nawe ukarya inyama nka kuriya Abisirayeli barya inyama mu Misiri, ariko utsikamiwe. Uyu munsi nawe ongera urebe ibintu bigutsikamiye, ibyaha byaba bishobora kwigobotora. Birumvikana iyo uri kurwana n'icyaha, ntabwo ushobora kuzurana na wa muntu ugushora mu ngeso mbi, na wa muntu ukugira nabi, niba uzasanga rimwe na rimwe nyine mushwanye. Ngiki ikimenyetso cy'umuntu uri kugarukira Imana, gushwana n'icyaha, gushwana n'abakujyana mu ngeso mbi, gushwana n'abapatro babandi bagutsikamiye. Y'inzira nziza muri ino si hari abantu benshi bigeze ba Farawo, bakandamiza abandi, bacakaza abandi, bahimbahimbira abandi binyoma, bafata abandi ku ngufu, bakafatira ku mushara, bakafatira ku bukene, bakafatira ku bupfubyi, bakafatira mu bibazo, ufatira abandi mu bibazo. Ukitwaza amafaranga, barangiza ugafatira abandi ku mafaranga, ugafatira abandi ku bukene bafite, ku bibazo barimo. Farawo, mbega wowe, buri wese wongera arebe aho ageze. Ushobora kuba uri gutsikamira abandi, aho ugeze uri kwigobotora n'ubuja bw'icyaha. Maze tureke Nyagasani atwigarurire, nibwo tuzabagwa neza, nibwo tuzaba bamugira neza, tugere neza iminsi yose, tubanire bagenzi bacu neza, turengere kandi turenganure abarengana, dukore neza icyo Imana ishaka buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosesi ya Cyangugu.